ubuse ko nshaka kwigurira agakingirizo ndakagurira hera usenge ku mujyanama umujyanama ni inshuti yo mu rugo yazabibabwira nyagasani ndapfuye baba we ze migenze ngiye kwishora ngiye gupfa kujya ku mucuruzi ubuze nagenda mvuga ngo oya ariko sha nawe ashaka kuza gusigara abivuga nyuma ahubwo ubuse bitasha ni sawa aje nka gutuma se sawa nari yaje iyo ufashe umwana muto buriya maze ukamwohereza ngagenda agura agakingirizo hariya umva nta soni biguteye niba kwifata ubona byanze uragira ubwoba bw'icyubundi isoni zirisha uburozi ari ugatsinda gutagatsindwa nyagutsindwa yo gatsindwa wabitsindagiye ko ngewe mbona nakwiye kubyina intsinzi sinkubwiye ngo mene ibanga byose urabisanga mu muvugo nise agakingirizo uragira ubwoba bw'icyubundi ngo nge Michel ngo ndi kubobo cyangwa nyine kwifata ndabisenye ngo ntabwo umuntu mukuru urumva umubiri wamutegeka rwose kereka badafite ubwoba rero mwisi cyagoye usanga umuntu yagize ubwoba ngari gutinya bamureba agura agakingirizo urabyumva ngati se ubundi ubunyine urumva hagize uwambona nkora icyaha unyumvire ku bindi bisobanuro jya kuri YouTube channel wandikemo iruta byose Michel ubasha kubona indi mivugo myinshi itandukanye ndetse n'indirimbo byose hamwe mwisi y'ubusizi ndetse no mwisi y'umuziki isi ndavuga isi y'ubusizi hamwe na iruta byose Michel wicikwa n'igice cya kabiri.